we live in a very interesting and fun time. Warubizi niba utarakora subscribe kuri Genuwise, this is time to subscribe. Nongere ngusuhuze kandi guha ikaze wowe udahwema gukurikira ibiganiro bya Genuwise. Muri iyi minsi tubayemo rero dore ko ari n'iminsi ya nyuma, tugeze mu buzima butangaje cyane, hahandi ushobora gusanga umubyeyi yita ku bana 10 akabarera akabakuza, ariko muri abo bana bose ntihagire n'umwe ushobora kumwitaho mu gihe yageze mu zabukuru. Yes, niko bimeze, nta kintu wabihindura habe na gato, nuko nyine tubayeho niyo si tugezemo. Ariko reba neza muri contact za telefone yawe, simukadi yawe yaruzuye kugira ngo wongereho abandi bantu ubanza gusiba. Ariko se ibaze nawe, ikibabaje nuko abo muvugana batarenga 3. Ikintu gitangaje kurushaho muri ubu buzima tubayemo, ibaze kuba umukire avunwa no gufata urugendo rwo kugira ngo akore gugora kubera ko yari ibintu byinshi, ariko umukene ashobora gufata ibirometero birenga 20 kugira ngo agere ku kimutunga, kugira ngo abone ikiri buze gutuma abana be baramuka. Ubuzima bwacu uyu munsi buratangaje cyane. Ndabizi ko umubare abantu benshi muri iki gihugu bafite smartphone, ariko dufata hafi umunsi wose twibereye kuri za Facebook, WhatsApp, Instagram. Ariko ikibabaje nuko tutabona n'umunota umwe wo gusoma Bibiliya, kandi ariho hantu harimo amagambo meza y'ubwenge ashobora no kukubakira ubuzima. This life no balance. Ibaze kuba uyu munsi abakire bafite amazu menshi ndetse bafite n'amazu atandukanye mu bihugu bitandukanye, ushobora gusanga afite umwana umwe gusa. Ariko igiteye agahinda kurushaho nuko usanga abakene badafite naho baba mu nzu bakodesha, usanga bafite abana benshi barusha ubushobozi amazu batuyemo. Baruzi ko niba utarakora subscribe kuri iyi channel, icyo kiganiro ari ubwa mbere ukibonye ndetse nabwo bwa nyuma ukibonye, inama nuko wakora subscribe ndetse na like kugira ngo ibiganiro bizakomezaho gutaha bizajye bikugeraho mu bambere. Niba wagize ikibazo cyangwa igitekerezo cyangwa se icyo ubona twakongeramo, wakandika muri comment kuko tujya dufata umwanya tukazisoma. Mbonereho no gushimira abantu bakoze subscribe kuri Genuwise Advice of the Day. May God bless you. Comment to see your reaction. Advice of the day, Genuwise here for you.